abantu ngenje kubanenga ndabanenga abantu bambara ubwambaro bwabo bakabushyira kuri space cyangwa ku ma TikTok n'izindi ntago mbyemera ndanenga n'abakobwa bajya kwibagisha final bikarangira bazanye inyo mu maguru ibyo nabyo ndabinenze ndanenga abakobwa bazana ibintu byo gukata amabere ibyo nabyo ndabinenze tubwira ngo arwaye malaria ngarwaye iki ariko nyuma turabitahura tukamenya ibyo mu Rwanda isi yabaye iki ko nabonye inyo ziri kushagata biriya ni bya bintu bajya kwikoresha bita plastic surgery byo kwibagisha ingingo z'umubiri zimwe na zimwe ngo kwiteraho tayi ngo kwiteraho amabuno amabere kwikuzaho inda ngo kwikuraho amabere akagira amatoya ibintu nk'ibyo bimwe bajya gukora biriya rero biriya bintu iyo bikoresheje mu kanya babikoze biba ari sawa pe ugaragara neza ariko bigira garante uribaza niba kura inyama ku ruhu rw'inda ukazishyira ku kibuno uratekereza se nawe nyuma ushatse kuvuga ko abakobwa bafite ba nyashi sako nyashi bafite atari izabo yego birashoboka cyane yes birashoboka ko umukobwa yabateye neza ariko kibuna ariko rero reka tubwire abanyarwanda nk'abanyarwanda tubwizanye kuri umunyarwanda nyakuri umunyarwanda wemewe biragatsindwa kubona umuntu w'umukobwa ufite amabuno Imana yaragwa urwo rugingo warangiza ukajya kurukoroka rubaga reka nkubwire jewe reka nago nemeranya nanone ako amabuno ni turufu nese uri umukobwa udafite ikibuno ubwo waba umaze ko njewe siga nikundira abantu bananutse ngiye ko siga nikundira abantu bananutse ibintu byanyashi ibyo bintu byanyashi byabo bajya kurinda ubwo babagisha reka nkubwire kigaragara neza oya reka none se ari umugore ufite ikibuno ugiye vase nkaho undi ngo ngangisipuze ngo umugore ngo nufite amabuno oya imbere inoza umukobwa ufite amabuno ngo niyo umukozeho ngo wumva ateye ubu bibona ko ari ukuntu ateye kandi nawe ubwo wabona hari abaguzi nka Samson ukuntu mbyumva rero ni ukuri biragatsindwa n'Imana ishobora byose kuba wajya kwibagisha numvise noneho biteye agahinda n'umubabaro kuko harimo n'abahungu bajya kongeresha igitsina ngo noneho ngo finally kikara Yes, ladies and gentlemen, turagarutse nanone uyu nundi munsi aya nandi masaha iki ni ikindi gihe turi ku itariki 18 z'ukwa 9 2024 ku isaha ya saa 7:51 turi mu gihugu cy'u Rwanda dutangiye tubasuhuza mwe mwese muri mu mpande zigiye zitandukanye hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda amajyepfo amajyaruguru iburengerazuba ndetse n'iburasirazuba n'umujyi wa Kigali turabasuhuje cyane namwe mutuye inshuti z'u Rwanda ndavuga abarundi abagande abakongomani ndetse n'abatanzania turabasuje namwe abari muri diaspora ubwo turavuga mu ntara ya gatandatu warubizi ko ari ntara ya gatandatu naribizi yego uyu munsi turagarutse ndumva nishimye sinzi impamvu ndumva nimba uko ngiye kuvuga ibintu byanjye simbizi ariko uyu munsi twazanye umusesenguzi ari budufashe kubyumva noneho yagarutse yitwa umufasha myumvire Sam turakwakiriye murakoze cyane kunyakira cyane ndishimye cyane kubana namwe mu kiganiro kaze neza nakagaruka uzahora ugaruka hano ni mu rugo yego ni karibu Sam umeze ute ndaho ndi naswaga meze fresh ndumva ndi gushima Imana nshimira Imana ko ejo bundi nari mfuye Imana iranzura nari mfuye bya hatari ewana nararwaye ndarimba nari nahuye n'umugizi wa nabi ndavuga wamaye karyo kumve nanjye uburozi bwari bunyishe nawe se kandi usigaye ujyaho bibera ibyo byakanye ukumve nshingiye ko nyine nta muntu utarugwana n'umuntu utahura n'akaga cyangwa ibibazo ariko ndatekereza ko ni ibintu nyine byambayeho nanjye ubwanjye natari natekereje ko biri bumbeho ariko Imana irandokora nageze ku rwego napfuye ndasuka uravuze ati baguhaye kanyukumve kanyukumve sha mpita nibuka nkiri umwana najyaga numva ko abantu basenga nta kibi kibageraho oya kibageraho kuko kibageraho kuko no tunagiye mu byanditswe na Bibiliya n'abahanuzi batuciye mu maso imbere na Baburamu nabande naba Stefano babateye amabuye Imana irabyemera n'abayobu bagera kure matungo n'ibintu byabo bibashiraho n'abana Imana irabyemera nta kintu na gito kitakubaho Imana ngo icyemere yabishatse yego umuntu ibihe nibigwirira abantu ngira ngo abapfuye ntacyo bazi yego abapfuye ntacyo bazi iyo uri ku isi burya ibintu byose uba wabigeramo kandi ubuva amaraso ufite inyama n'amagufa nk'abantu n'ubundi niyo waba usenga niyo waba udasenga uyu munsi rero ntabwo dushaka kwizimba mu magambo cyane tuvuga ku by'ijambo ry'Imana ahubwo ndagira ngo tuvuge ku bwoko bw'Imana uri kucyumva icyo kintu ndagira ngo tuvuge ku bwoko bw'Imana cyangwa abantu
Imana yaremye cyangwa abantu Imana yaremye. Yego. Sinzi impamvu nishimye kubivuga ariko niyo mpamvu nanjye nagutumiye ngo udufashe kubisesengura. Duhereye urabona ibintu bigezwe muri no minsi. Ugira space, ugira Twitter? Oya, Twitter yanjye yagize ikibazo. Ukoresha izihe mbuga? Ni YouTube, Facebook, TikTok, Instagram. Nta bintu ujya ubona bicicikana hirya no hino. Ndagira ngo ube ubivugaho ubizi neza nk'umuntu nyine ubibona. Nubwo uri umukozi w'Imana ariko nawe hari ibyo ubona nk'umuntu. Yego, yongiye kuri YouTube nsanga harimo bamwe bakoze ibiganiro kuri Space ariko nkabibona kuri za Twitter ariko nyine ari bike nzi. Hari bike. Yego. Ngira ngo atangiye kumva ko ngo abantu hari umunyamakuru bita bamwita Chita Magic uramuzi? Ndamubona. Ngira ngo yatangiye kumva ko uwitwa Godfather yamubunurije amubwira ati ibintu mwigeze ibintu byo kuzana ibintu byo gutegeka hano aho Chita yaramaze kwita abantu bafite utuzina duto ngo ni imbeba. Wabyumvise? Ese nawe nkibaza nkawe nk'umukozi w'Imana iyo ubona abantu bagira bagafata umwanya bakita bagenzi babo ngo ni imbeba wowe urabyumva ute? Urakoze cyane. Nago najya kure wavuze ngo abasore bamwe ni amagweja cyangwa ndi nakagaruka uvuga ngo ni imbeba. Ibyo bintu nago naza kubijya kure ariko ubundi mu bakozi mu bantu Imana reka mvuga umuntu Imana yaremye. Umuntu Imana yaremye yaba umugabo yaba umukobwa cyangwa se yaba umugore yaba umugore yaba umugabo cyangwa umukobwa cyangwa umusore, ubundi biragatsindwa kwita umuntu Imana yaremye ukavuga ngo ni imbeba cyangwa ukamwita karigweja. Ibyo bintu n'ubupagani, ibyo bintu nago ari uguha umuntu w'Imana yaremye agaciro, kuko umuntu ni umuntu yahumeka umwuka w'Imana bari Imana. Ntago ibyo bintu byagakwiriye kubaho bitewe n'izi mbuga dukoresha ubwacu. Ko nge Samson ubwanjye nahagarara nkajya kwita umuntu ngo ni imbeba cyangwa ni igweja cyangwa ni ingurube cyangwa ni iki, nkajya kwita abana amazina asa nkayo amazina y'amatungo. Yego, ubundi urebye ikintu bari gupfa ni kumwe ngo ibifi binini biba bishaka kumira udufi duto cyangwa bakumva ngo izi mbuga nkoranyambaga kuko bamaze kugiramo amazina aremereye bakumva ngo barayoboye ntihagire abandi bana baza ngo bazamuke. Urebye ahanini nicyo bari kumuhora. Uwo ni umwuka w'abadayimoni ubundi wo kumva ko mugenzi atagomba gutera imbere ngo azamuke. Mbwira abantu ko nahantu kuri Imana itashyira umuntu nanahita mugeze. Mubwire ngo wewe wabonye igize abasubscribe 10,000 iyoroshye nanjye ufite 2,000 nzagufata. Natwe twazamuka tukagera kure. Uyu munsi none numbona nibutsa abantu ko ikibabaje abantu bibagirwa nabi. Umuntu ejo arabazamutse yagira umugisha abona abantu bamurebye yabona izina rye rimenyekanye agatangira gutunga abandi gatoki bavuga ati nabonye harimo nabaza ku mbuga nkoranyambaga avuga ngo utwo ducano badusibe ariko sha baradusibe. Uyu muzungu ajya gukira ikapa nikatakugishije inama. Ahubwo se duhembwa mu yase. Duhembwa mu yase ko uvuga ngo cano zacu bazisibe. Wowe uri gute wowe ujya kwifata ukavuga ngo cano ifite abasubscribe 5,000 ngo wowe ufite 100,000 cyangwa miliyoni ukumva ko nyine we wamaze kugerayo. Ntago ari byo, uwo ni umwuka w'abadayimoni. Nawe uyu munsi nubwo turi kukwandika amazina tukakwandika inkuru nago twakabaye tubikora atari Imana yagukize igikundiro. Ntago byabaho. Ahubwo hari umuhanzi njya nkunda ukora ibiganiro byiza nanjye mere nk'ababandi dusigaye dukunda ibiganiro byawe kandi ari umuhanzi. Reka nkomoze kuri Melody yaravuze ati ninjya kurira nzafata ku ishami rikomeye. Aho yazamukiraga kuri The Ben avuga ngo The Ben ngo ni umunebwe n'iki. None natwe rero niba tureke nubwo bakoze amazina nyina amacano yabo maze kuremera nibareke natwe. Rega natwe rega arimo subscribe zacu twabahaye. Natwe zirimo subscribe yanjye irimo ubu umuntu ukomeye birashaka ko nakubonye nkagukunda nkashyiraho subscribe yanjye omaye subscribe ngatera imbere cyo kangira inama icyatuma nera imbere byagutwara iki. Rero uyu munsi kuba ubonye ugeze space ukabona ugeze kuri Instagram abantu bari kugukurikirana ibintu byakomeye ni byigutera ubwibone kumva ko ugomba kuza kwita abantu mbeba. Soko sasha ariko iyo bamaze nyine imbwa zihunguye akavumbi zicara ku meza sobize nyine barumva bamaze gusirimuka udukote turi kuba natwe byatobera dise. Ntago bikwiriye. Oya nibatuze nega niho haho bajyaho bakihenura twajya twazana ama video yabo nabwo ugasanga byabaye induru ngo video yanjye ngo video uko yasohotse ngo byagenze yasohotse ute. Rega nabwiye abantu ndababwira ngo abantu nibiyoroshye imbere y'umuntu harundi Imana itwikuruye abantu ibyabo bikajya hanze
isoni zadukora twese ahubwo abantu bajye bemera ko buri wowe uranyene nanjye ndagukeneye sinumve kandi ngiye gukeneye ngenye uyu munsi ntabwo ndi bukwakire nk'umukozi w'Imana ndagira ngo tuganire nyine tuganira rwose ube ubyumve nyine ko utari bugire uruhande ubogamira nta ruhande na rumwe ngewe ndimo ndagira nyine nkwibarize ngewe nkawe mfite video yawe wambaye ubusa cyangwa uri kwikinisha niyo waba ukomeye ute ariko nkaba mbizi neza ko ninkuvugaho cyangwa video yawe ninyisohora ndi bubona amafaranga ari bunkure mu bukene why not ntashyira hanze ariko waba umemukiye njye ntabwo nakwemeranya nawe aho hantu naba nguye mukiye gute none se ndashonje mfite ubukene kandi video yawe wambaye ubusa wowe umaze kugira izina rikomeye ningena nkabwira umunyamakuru umwe runaka nkamubwira nti dore video ya runaka yambaye ubusa ni content sibyo hanyuma nkaza ukampa ibyo bihumbi senkani cyangwa ijana ngataha mu rugo nkagurira abana umuceri cyangwa nanjye nkamera neza gusa nawe nkoze cyokora ngewe nkanjye ubwanjye nk'umukozi w'Imana reka mnivuge kuri icyo uramutse ushyize video yanjye hanze wenda namba ubusa cyangwa ndi gukora iki njye nakurega tureke kubeshya nakurega jewe nakurega bitewe nuko icyambere video yanjye wayikuye ese winje nago yenda wihangane kuko dutangiye tuvuga nago kugeza ibintu umbajije nago tuza kubihurizaho uramutse wifasha ugashyira telefone ugafata telefone yanjye wakwinjira muri telefone yanjye wamara ukakuramo video utayikuye ku zindi mbuga ari nge wayipostingiye ukashyira hanze nanjye nakujyana mu buyobozi wanjyana mu buyobozi kandi wayipostinze urumva wowe yipostinze ubizi neza utese niba ngenda afite nimero yawe ku iyo status oya ngewe mvuze uyikuye muri phone yanjye ukajya kwishyura umundi munyamakuru akavuga ati ngewe nabonye telefone inomero video ya Samsung nk'umukozi w'Imana nabonye n'urugero ahantu wenda tuza abantu baba basenga ariko wenda banibeta bakanywa inzoga cyangwa se ukaba wananirwa igice cy'umubiri cyose kikananirwa ukaba wajya gucemba n'ibiki byose mwe twujya twumva ariko uyu munsi izanye video yanjye ukayikubita hanze utageze unyegera ngo bimbwire nagushyirishamo nawe asubwo najya gusora video nkabandi dore video yawe wambaye ubusa kuki utabimbwira nanjye amafaranga yiyo nzara ufite kavuga ati ko nabufite video yanyishyira hanze ngi nkayaguha none se wagiye kwifata video wambaye ubusa ubundi wari uri gutekereza iki wari ugamije iki bya bintu birakomeye pe birakomeye bya video ikosa si twe tuzikwirakwiza mva ngo ndivuga ikosa saba zikwirakwiza ahubwo ikibazo wowe wishyize kamera imbere ukajya kwifotora ise video yawe niyi savinga muri telefone yawe ejo nkayigura video yawe nkayibona kuri icyamamare kwinjira muri telefone y'umuntu naga ari ikosa ikosa rihe ntago nemeranya namwe muza gushyira video z'abantu wowe kuki utarinze telefone yawe nago mbyemera ese naje ngukuramo imyenda nakubwira nti jyari ya wifotore birashoboka kuri inshuti yanjye shoka kuri inshuti yanjye wenda wansuye uri mu cyumba ngiye muri douche wenda password hari telefone ukoreshamo password gutya amaso hari nizo ubona zishushanyije muri taburo hanyuma reka nzasange winjiye muri telefone waruzi ko n'umugabo n'umugore bitemere ko winjira muri telefone y'umugore wawe it's depend on cyangwa biterwa nawe nyiri telefone telefone yagenewe gushyira mo password sibyo ese password yo nimbo uzi ko harimo amabanga yawe kuki iyo password utarinda telefone yangu ushyiremo password ku buryo video yawe ntari buyigura password birashoboka ko uri n'inshuti yanjye wayimenya cyangwa ukayibwirwa n'indi nshuti yanjye nanone ariko nawe nta burenganzira ufite bwo guhita wanika umuntu ujye kumushyira hanze umva nkubwiza n'ubupagani biriya bintu wangu n'ubupagani biriya bintu nago kandi kigaragara cyo mu mwazifashe n'ubugome mani n'ubugome nge nago nemeranye nawe kigaragara cyo mu mwazifashe selfie zira video mu mwazifashe selfie zira video ahubwo abantu muri kuzoherereza nibo nyuma muza kugira ibyo mupfa nabo bakazikwirakwiza sasa nkibaza umuntu wowe ugiye kohereza video wambaye ubusa ese ubutekereza ko iyo video igarukira ugiye komeraza nka video nabonye ejo yasohotse umuntu yatangiye kuzana inyo mu maguru ahubwo se buriya ngiye ndibaza warabibonye sibyo ese nk'ira video uko wayibonye cyangwa warabibonye ko amabuno atangiye kujya yaratembe ubwo wabonye video imwe ariko hari izindi video ziri ari mu maso kandi byatangiye batubwira ngo arwaye malaria ngarwaye iki ariko nyuma turabitahura tukamenya ibyo mu Rwanda isi yabaye iki ko nabonye inyo ziri kushagata
biriya ni bya bintu bajya kwikoresha bita plastic surgery byo kwibagisha ingingo z'umubiri zimwe na zimwe ngo kwiteraho tayi ngo kwiteraho amabuno amabere kwikuzaho inda ngo kwikuraho amabere akagira amatoya ibintu nk'ibyo bimwe bajya gukora biriya rero biriya bintu iyo ubikoresheje mu kanya babikoze biba ari sawa pe ugaragara neza ariko bigira garante uribaza niba kura inyama ku ruhu rw'inda ukazishyira ku kibuno uratekereza se nawe nyuma ushatse kuvuga ko abakobwa bafite ba nyashi isako nyashi bafite atari izabo yego birashoboka cyane yes birashoboka ko umukobwa yaba ateye neza ariko kibuno ariko rero reka tubwire abanyarwanda nk'abanyarwanda tubwizanye ukuri umunyarwanda nyakuri umunyarwanda wemewe biragatsindwa kubona umuntu w'umukobwa ufite amabuno Imana yaragwa urwo rugingo warangiza ukajya kurukora ukarubaga reka nkubwire jewe reka nago nemeranya nanone ako amabuno ni turufu nese uri umukobwa udafite ikibuno ubwo waba umaze ko njewe siga nikundira abantu bananutse ngiye ko siga nikundira abantu bananutse ibintu byanyashi ibyo bintu byanyashi byabo bajya kurinda ubwoba babagisha reka nkubwire kigaragara neza oya reka none se ari umugore ufite ikibuno ugiye vase nkaho ndi ngo ngangisipuze ngo umugore ngo nufite amabuno oya imbere noza umukobwa ufite amabuno ngo niyo umukozeho ngo wumva ateye ubu ubibona ko ari ukuntu ateye kandi nawe ubwo wabona hari abaguzi nka Samson ukuntu mbyumva rero ni ukuri biragatsindwa n'Imana ishobora byose kuba wajya kwibagisha numvise noneho biteye agahinda n'umubabaro ngo ko harimo n'abahungu bajya kongeresha igitsina ngo noneho ngo finally kikarangira kidakoze igitsina hari n'abajya kucyongeresha kikagera ku birenge ngo kigakwama n'ubundi icyo bacyongeresheje ntibashobore no kugikora ko bavuga ngo hari igihe gikwama urumva nimba wongeresheje igitsina kigakora ku mavi ubwo uzagikoresha gute turashize none oya ibyo bintu byo ni ubupfu ibyo bintu byo ni ubupfu niba umuntu ashobora kugera ku rwego afata igitsina akacyongeresha noneho finally umurimo washaka gikora ugasanga kitagikora hari abafite amafaranga ariko se ayo mafaranga bayafashishije ipfubyi n'abapfakazi ayo mafaranga bayahaye ukabyuza ukabati nkuguriye agakamera genda nawe uzamura agacano nawe utere imbere kugeza ku rwego uri umukobwa ufite ibere umwana wawe akeneye konka wa mukobwa we banyarwandakazi gute ujya kubagisha ikibuno cyawe ukajya kubagisha amabere ukajya gukuraho imubiri Imana yakuremanye ubwo ni ubupfu ahubwo mujye mubura mugage kuko ibyo bintu ntabwo bikwiriye urabyanze cyane rwose nyamara ubwo wasanga nawe uri mu babikunda oya njye ntabwo ibyo bintu nabikora sina nabikunda ese uratekereza uzanye umukobwa afite amabuno pe agaragara neza wamugeza mu cyumba bya bintu bigatangira guturika nje naguta wahita usohoka we nje naguta twarakundanye n'ubimbwire finally ngasanga noneho icyo kibuno kigaturikira iwanjye nkamenya ko yibagishije wa mukobwa unanyumve ukeneye ko nkunanagutere nje nkeneye ko muteretera umukobwa nzabanza ngire umukobwa mgira ibintu numvikanaho nawe mubaye mwarasezeranye wajya kwaka gatanya uvuga ngo nasanze amabuno ataraye oya nakubenga rwihishwa no se Yosefu we nago yabenze Mariya rwihishwa mwarasezeranye ubwo we urumva atazago ubundi se gusega urugo ubundi se ko waba ugiye gupfa ngwino hano sha ubundi ko waba ugiye gupfa utekereza yuko wowe nubwo waba ugiye gupfa ubundi n'icyo waba uri kuramira n'ubundi ko waba wagiye ubundi se n'icyo waba uri kuramira ngo bimwe ngo by'imitungo kandi noneho twanagize iyerekwa ryagutse ibintu byo gusezerana imitungo 100% wapi 50 ubwo wahita ufata ikibuno cyawe ukakigendana ugafata n'imyenda yawe n'ivarisi ukabijyana ukajya gushaka isanduku izaguhamba rero abantu wewe wabyemera ku mabuno nge nta kibazo mbifiteho kubera ko amabuno nanjye rimwe na rimwe hari ukuntu mba nkabona nicyo gituma agaragara neza ariko ikibazo nyine niyo garanti bigira ugasanga biramutengushye oya ntago bira bintu ari byiza wangu kuko nk'uriya mukobwa rwose twari dusanzwe tubona mbere pe yari ameze nabi nyuma yaho agiye gukoresha ikibuno tubona agarutse ateye neza nyuma biramutenguha none wabonye ko video zatangiye kujya hanze oya ibyo byo rwose nago mbishyigikira abanyarwandakazi basore namwe bakobwa oya nimugarukiraho abasore nabo bajya kukongeresha ibitsina ndabagaye wakagapepa Imana yaguhaye wanyuzwe nako ko guri gahunda nkaba narabonye undi mukozi w'Imana nawe mufatanyije umwuga umwe nawe bavuga ko uko asigaye agaragara muri iyi minsi ngo nawe niko byagenze byaba ari byo koko n'abakozi b'Imana musigaye mujyayo ibiki kongeresha cyangwa kugabanyisha uwo ninde surajya muvuga urashaka kunzimuza uwo ninde nyine
nta mukozi w'Imana uzi nawe wari uri mu bihugu byo hanze amafoto agasohoka yananutse cyane bigaragara, bamwe bari kuvuga ngo ashobora kuba yaragiye nawe birashoboka ko wenda ari regime yagiyemo, regime y'ukwezi kumwe. uramuvuze mpita numva ndamwibutse umugore. Wibutse nde? Oya babarira wasanga atari we mvuze, babarira umugore ariko wari umuhanzikazi yego waririmbye indirimbo nyinshi, nawe bigaragara ko ibyo bintu byavuzweho ariko njye ntabyo nzi. Nese buriya nawe nibyo ra bibaye ari byo nawe namugaye, ntabwo byaba ari byo. Niba Imana uko yakuremye, nyurwa nuko Imana yakuremye, ntabwo uriya mwuka ari mwiza, ni uw'abadayimoni. Narabibonye ngira agahenda n'abana se n'abakozi b'Imana basigaye bibeta bakajyayo, cyangwa sinibaza ukuntu regime y'ukwezi kumwe yabibikoze kuri biriya bintu ntabwo ari byo, biriya bintu ntabwo ari byo. Nanjye ntabwo nemeranya n'abantu ukora ibintu bisa kuriya. Yego nibyo nyine bazajya babikora mu bwihisho, nyuma bibatamaze ibyo bakoreye mu bwihisho bibatamaze, ariko ku rundi ruhande nyine niba nabikora bajye batanga amafaranga ahagije. Tukiri aho tusubiye inyuma aho twatangiriye, uwari Chitende cyangwa se Godfather nawe niwe wavuze biriya bintu nyine yivovota, ariko njye nanjye ntabwo nakwemeranya ntabwo nakwemeranya na Chita waje gutuka abantu. Oya, Godfather ibyo avuga n'ukuri, ibyo avuga nibyo, ariko aba bastari nabo hari ukuntu nabo birema agatsiko bakumva ko izi mbuga ari izabasi, bakumva ko nta wundi muntu waza ngo kubivangamo ngo space ngo ibiki Catman. Ibintu bya space abahanzi bakomeye cyangwa abantu b'abastari, izi mbuga rega zirahari ni izacu, ariko tugomba kugira Abanyarwanda bose, iz'Abanyarwanda nose ko cyarabaza bagashaka kwikubira bakumva ko ari akarima kase cyangwa kanyina. Ngewe wenda kugira ngo tuze kugana no ku musozo w'ikiganiro, ariko ngewe tutarasoza hari ikintu nshaka kumenya. Izi mbuga ziriho ni izacu, ariko tumenye tugomba no kuzikoresha, ariko tugomba kumenya ibyo dushyiraho. Kuba Samson nafata ipantaro nkayikuramo, nkafata urugambure bwanjye nkabushyira kuri Space cyangwa nkabushyira kuri YouTube cyangwa TikTok, ntago bikwiriye Abanyarwanda. Nyine nubishyiraho ni video yawe cyangwa nijya muri telefone yawe, ejo telefone yawe ukayingurishaho, video yawe nkayigwaho, why not se ntabonamo amafaranga? Oya, icyo cyo nanjye ntabwo mwebwe mwirinde mwebwe ubwanyu, ngiye niyo nama natanga. Nimba wumva ko video yawe iramutse igiye hanze byaba ari igisebo kuri wowe, kwanza we mbere na mbere yuko video uyifata banza umenye ati ninyifata iragarukira he, ko ari no kuyisiba ukabuzi ko neza uyisebye, ariko nyamara yagumye muri telefone mimbe. Ejo nagura telefone yawe ya video nkayigwaho ahita njya kwicuruza. Oya, ibyo byo ntago bikwiriye. Tunanenga abantu, ngenje kubanenga, ndabanenga abantu bambara ubwambaro bwabo bakabushyira kuri Space cyangwa ku ma TikTok n'izindi. Ntago mbyemera. Ndanenga n'abakobwa bajya kwibagisha final bikarangira bazanye inyo mu maguru, ibyo nabyo ndabinenze. Ndanenga abakobwa bazana ibintu byo gukata amabere, ibyo nabyo ndabinenze. Murakoze cyane.